Muraho neza nizere ko ari amahoro. Tukaba tugarutse nanone muri wa mwanya wo kuganira ibitabo twagiye tusoma, cyane cyane ibitabo byanditswe n'abanditsi b'Abanyafrika bakomoka muri Afrika cyangwa se bavukiye muri Afrika, ndetse bakaba banibanda ku bintu bibera muri Afrika. Nanone umwaka mushya muhire nicyo gitabo cyo mu 2020 ngiye guheraho mbabwira. Akaba nicyo gitabo narangije mu 2000 natangiye nsoma umwaka wa 2020. Iki gitabo rero kikaba cyitwa Dead Aid, akaba ari kivuga ku bijyanye n'imfashanyo zitangwa mu bihugu byo muri Afrika, ndetse n'imbogamizi cyangwa se ingaruka z'imfashanyo zitangwa mu bihugu bya Afrika. Igitabo rero kikaba ari igitabo cyatangaje cyateye impaka nyinshi cyane kubera ibintu bikirimo. Uyu mugore wacyanditse cyangwa se umukobwa wacyanditse akaba yitwa Dambisa Moyo. Dambisa Moyo akaba yaravukiye ndetse anakurira muri Zambia, ariko ntibyarangira aho ngaho kuko yaje gukomeza amashuri mu bijyanye n'ubukungu. Akaba afite PhD muri economy yavanye muri Oxford University. Akaba afite na masters yakuye muri Harvard University. Akaba yarize muri School of Government. Akaba yari umuconsultant mu minsi ishize wa World Bank. Akaba kandi yarakoze mu kigo kizwi cyane cyitwa Goldman Sachs mu gihe cy'imyaka 8. Rero uyu mugore wanamureba kuri YouTube, wanamureba kuri Instagram, ibikorwa bye bigiye bitandukanye. Akaba yarakomeje gukurikirana cyane ibintu bikorerwa muri Afrika. Rero bimwe ndi buvuge gatoya mu byo yanditse muri iki gitabo, ntabwo ndi bubatindire, kuko niba ukunda ibijyanye n'ibibera nyine mu bihugu byacu, cyangwa se ubundi imfashanyo kuri twebwe tubona ari nziza nk'Abanyafrika ku bihugu byacu, ariko cyane cyane ntekereza ko imfashanyo zungukira abantu bazitanga. Niba ushaka kubisoma nabyo urebe kuri internet. Nibyo bindi nyine wumva batanga itangazo ngo urumva ngo Bank Mondiale, ngo banki y'isi yose yahaye imfashanyo leta y'u Rwanda za miliyoni 720 z'amadolari. Ntabwo navuga ko Dambisa avuga ku gihugu cy'u Rwanda, kuko n'ahantu yakotinze abayobozi b'u Rwanda akenshi berekana ko badashyigikiye impano cyangwa se imfashanyo zihabwa Abanyafrika, ariko ugasanga noneho habaweho n'uburyo bwo kudikta cyangwa se bwo kugena uburyo izo mfashanyo zizakoreshwa ku bihugu bya Afrika. Muri make rero bimwe muri iki gitabo kivuga ibijyanye n'ukuntu imfashanyo zidakora, zituma zidindiza iterambere rya Afrika. Bimwe mu birimo avuga ku kuntu nk'imfashanyo tuvuge z'ibikoresho. Urugero atangamo, aravuga ati niba hari umuntu wenda mu gihugu runaka mu Rwanda, niba hari umurwiyemeza mirimo wari umaze iminsi akora, wenda tuvuge icyo twisa Supernet, zaneti turaramo kugira ngo twirinde malaria. Akavuga ati wenda niba umurwiyemeza mihigo mirimo yari afite abakozi 10, abo bakozi bafite abantu 15, abagenda babenefisia kubiva kuri abo bantu 10 bakora mu ruganda rwe. Ugasanga wenda nk'umukinnyi wa filime muri Hollywood aravuze ati ngiye gutanga mu Rwanda inzitiramibu zigera wenda tuvuge nko ku 5,000. Ni ukuvuga ngo wa muturage wari ufite iyo boutique yiwe, wari ufite iyo business yiwe, imfashanyo zimuvana muri business. Icyo ni kimwe mu bintu avuga. Akaba avuga ati aho kugira ngo ahubwo bajye baza bafate izo mfashanyo tuvuge nk'izo mosquito net, inzitiramibu bazivane muri Amerika, urumva baba bateje imbere Abanyamerika. Ahubwo niba bafate ayo mafaranga tuvuge niba ari 100 by'amadolari, bayashyire muri business y'umunyarwanda, noneho ayo mafaranga ajyane akuze business y'uwo munyarwanda, kandi nanone inzitiramibu ziboneka zakorewe mu bihugu by'iwacu. Ikindi kintu avuga nuko aho imfashanyo zatangiye kuza muri Afrika, iki gitabo agitangira ubundi avuga ukuntu imfashanyo ubundi zabayeho zite. Avuga ukuntu Bank Mondiale na IMF
zagiye hamwe kubera intambara y'isi yose yabayeho, zigafata umwanzuro wo kuvuga bati reka dutange inkunga ku bihugu byagiye bigirwaho ingaruka n'intambara zabayeho. Noneho ariko nyuma yaho biza kugera aho ngaho bya bihugu ugasanga bigiye bigira mikoro, cyane cyane ibihugu byo muri mu Burayi, ahubwo imfashanyo ziza kujya muri Afurika ndetse no muri Aziya. Rero atanga urugero akavuga ati guhera mu 1960 ubwo Zambia yatangiye gusaba imfashanyo, urebye mu 1960 no gusubiza inyuma mu 1950 n'urugero atanga, Zambia yari ikize kuruta uko imeze mu 1990. Nuko ngo ugereranyije niba inkunga zabaga zikora GDP yo muri Zambia yakabaye 20,000 ku kwezi muri interval yo kuva mu 1960 kugera mu 1900, ahubwo akaza kuvuga ko mu 1900 ekonomi ya Zambia yasubiye inyuma kuruta uko yari iriho mu 1960 ho amadolari 500. Urundi rugero avuga nuko Afrika ikintu cyarantangaje, umugabane wa Afrika mbere yuko hazamo inkunga aravuga ngo hagati y'1970 n'1998 ubukene bwari buri ku kigero 11%. Nyuma y'1998 ubona ko ubukene muri Afrika bugeze kuri 66%. Ikindi kintu avuga nuko inkunga nyinshi ziboneka ntabwo zijya mu mishinga igirira akamaro abaturage mu buryo buri direct. Atanga urugero avuga ati umuzarebe ni amafaranga y'inkunga angahe ajya mu burezi, na amafaranga angahe ajya mu barimu directement mu bijyanye n'abarimu. Avuga kandi ko inkunga akenshi zitangwa mu bihugu birimo intambara, kandi uko muzabireba inkunga nyinshi nyine birumvikana ibyo bihugu nibyo biba bifite ibibazo, ariko avuga ko hari ikindi kibyihishe inyuma. Atanga urugero ntibuka neza details zarwo, ariko avuga ko muri Congo igihe havugwaga ko hari intambara ikomeye nibwo ahubwo leta, kuko inkunga itanzwe igihugu kiba kigomba kuyishyura kigashyiraho n'inyungu, akenshi inyungu ibarirwa hagati ya 11% ndetse na 25% bitewe n'igihe nyine ibyo bihugu byombi byahawe, cyangwa se tuvuge nka Amerika n'ibihugu byo muri Afrika, cyangwa se nk'Ubushinwa, cyangwa se Banki Mondiale bagendanye bagirana amasezerano. Avugana none ko ugendeye kuri raporo ya Transparency International, ndumva icyo kigo tukizi no mu Rwanda tujya tubona raporo zayo, avuga ko rwashyize ahagaragara ko Mobutu ari ku butegetsi bwe yanyereje inkunga ingana na biliyoni 5 z'amafaranga y'abanyamerika. Ubwo yashyize mu makongole, ntabwo nibuka ifaranga bakoresha, kandi bakoresha amafaranga yitwa ngo ntabwo mbyibuka, ni umukoroni hayi utahandaza mbivuga. Abakongole bakoresha amadolari, ndumva nibuka bakoresha amadolari n'andi noti zabo zisa umutuku. Noneho avuga ko yego bituma bamwe mu bayobozi biba, kandi hakabaho no kunyereza umutungo ndetse na corruption. Avuga ko uretse kandi Mobutu ndetse na perezida wa Nigeria witwa Sani Abacha nawe yibye ayenda kugana nayo ngayo, ariko bw'amahirwe abaza kugarura mu gihugu cye miliyoni zigera kuri 700. Avugamo urundi rugero rw'ukuntu abayobozi bamwe na bamwe nka Grace umugore wa nyakwigendera Robert Mugabe ahantu yahahiraga yajyaga nka London akajya guhaha, nyine bagafunga quartier yose nyine agahaha. Agatanga kandi ikindi kiza kivuga ko hari uburyo twabona ibisubizo aho kugira ngo inkunga zize rimwe na rimwe zikoreshwe nabi, zimwe na rimwe zitume ubukene bwiyongera mu bihugu byo muri Afrika. Atanga n'uburyo bwakwifashishwa kugira ngo izo nkunga ziveho cyangwa se zikomeze zinaze, ariko ku kigero gitoya, noneho naho zigiye zibe zajya mu baturage. Kwa kundi navugaga nk'umuturage usanzwe ukora mosquito net, amafaranga ajye muri business ye aho kugira ngo
ahita ajyanwa nyine muri leta cyangwa se bazane izo nzitiramibu usange barazibuse muri Amerika, abandi bo mu bihugu byo muri Afrika ntibagire ikindi kintu bakuramo. Result of aid dependency is that instead of having a functioning Africa managed by Africans for Africans, what is left is one where outsiders attempt to map its destiny and call the shots. Iki ngiki nicyo yaravuze nyine muri ibyo nababwiraga byuko akenshi niyo izo nkunga zigeze ku banyafrika hagenwa uburyo abo bazitanze, nibo bagena uburyo bwo gushaka uko inkunga ziri bukoreshwe. Akavuga ko kandi aba bandi bazanye inkunga uzareba kenshi niba bavuze ngo hari nk'inyubako bagiye kubaka ahantu runaka, usanga n'amafaranga asubira iwabo kubera ko n'abakozi baza ari ababo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Murakoze cyane rero, ibihe byiza, naho ubutaha turimo turasoma ikindi gitabo. Bajya kuri Amazon ukabona iki gitabo.